iri hejuru wasigara ukora ikintu kikama kimubangamira kandi nawe uri mu rugo rwawe ukwiriye ubwisanzure tuvuge wenda urashatswe utakenyera buri niyinga hano turi mu mujyi titwirengagize ko hari abana baje mu mujyi kandi bakeneye kuba abanyamurenge kuba umunyamurenge si ugukenyera buri niyinga wambara wikwize yego nubwo abanyamurenge turangwa no gukenyera ariko ga tugombaga kunyuzamo twera ko umuco urakura cyane umuco urakura noneho ugasanga wenda ntukenyeye buri niyinga keranye koko kaza kakubwira kabikubwira rimwe noneho utabyumva nyine bitewe n'imyumvire yawe wakuriye mu mujyi ijya kabiri yaza kera kujya ne exaggeration ababyeyi rero mugomba kumenya ko abana baje nabo mu mujyi niba umubwira rimwe utamwemera ukamureka kibiruka cyane aho kugira ngo ukomeze umubwire kujya kera uwa utangira kure mu rwango hagati yawe nawe kera bavatese mabukwe buri musozo ahora ambwira ngo ngire gutya kandi nunabire kuzobiretse ku gatuti kiwe tubiretse ku bw'ubushake bwawe iyo ni ingaruka ya mbere abavyeyi nabo batugaragariza iyindi ngaruka batugaragariza abavyeyi nyine itari nziza wenda ni igihe ukora ikintu cawe mu mwanya wawe ushakiye utekera umugabo wawe amasaha kandi ntazareka kurira kugiye hari kuntu umugabo azava mu kazi niba avuye mu kazi saa moya asafata iminota 3 yo kuruhuka cyangwa 10 ariko kera umubyeyi bikamba bimubangamira ngo ntarakugaburira agaragaza ko amukunze kukurusha kandi wenda umugabo wawe ntibimubangamiye hari uwigeze kunsetsa arambwira ngo umugabo akunda capati cyane yavuye mu kazi hakiri kare aravuga ati banza umpe capati ndye nimara ngeraho ngera n'ingaruka urabona kuncumbira ariko nyine mubwira bari bombi batari kumwe na mama we mama we arebye ukuntu umugabo avuye mu kazi amuhitije kuri capati yamarakara ariko abana b'iki gihe kuragaburira umugabo uvuye mu kazi capati kandi bafite ukuntu wenda babyumvikanyeho yego nyine umubyeyi nawe arafite izo mpungenge ariko tiyabaza umukazana ngo amaze tese kwereka kino kintu gikoze akimusobanura mubwiye ati ni impamvu niyi kera mamwishiramo nabi ngo azayita ku mugabo kandi arukuntu bamagukwa kundagize bicyo muraho neza nshuti zacu twongeye kubaha akaze na kari umwebwe mwese aho muherereye turavuze ngo yambi abo tuzi nabo tutazi mwese turabakiriye rero nkuko bisanzwe amazina ni Nyamarembo Esperance ndi umukobwa wabitira kaba umukazana w'abasegege kaba umwishwa w'abagorora narivuze bihagije wenda mba nivugaho cyo kugira ngo abashasha baza batugana bakomeze nyine batumenye ndi kumwe na bagenzi banje hano reka mbashe kubaheza babashe kwivuga nabo kugira ngo dukomeze ikiganiro cyacu murakoze kutwakira hano kuri Muhira International ndetse n'Indondo TV1 abantu uzadukurikirana kuri ayo macano yombi aho hazoza hakubangukira ari buzoza unyarukira na amahoro noneho nanje nkuko abivuze hari abantu bashasha bashobora kuba baje bwa mbere biyabonye mugane w'abafaransa ngo sa nyine ukabura ubwa mbere wiyabonye kuri icano nje nitwa Kamariza Immaculée ndi umukobwa bahiga mu kazana w'abanyabyinshi ndi umwishwa wabo n'ubundi abanyabyinshi ngaho ni muze mutera agatebe tubwire ico tuganira nibatera agatebe kabisa ngaho nawe vuge ma barakoze cyane ndagira ngo ko muraza mumenyera nitwa Bazizane Yanje umukobwa w'abagorora umwishwa w'abanyabyinshi shatswe mu basinga tubahaye ikaze mwebwe mwakomeje kudukurikirana kandi mukatwandikira message zo kudutera courage Imana yo mwijuru baho umugisha iyo umuntu aje hano ubukeneye nyine abantu bagutera courage kandi bakakubwira n'inama aho utabikoze neza ukikosora nukuri uwo muntu aba ari inshuti yawe ya bugufi kandi abagukunda abanagukurikirana cyane hari abo nzi nukuri bari mu kudukurikira badahwema kutwandikira ama message meza Imana yo mwijuru baho umugisha rero twagarutse muri ya gahunda twariyemeje uyu mwaka nitwe nawe yego mutera agatebe aho uri tuganire tubahishe byinshi byiza barakoze cyane kwivuga n'umuco mwiza wa kinyamurenge murabona ko tuba twaje nyine turi abanyamurenge nta bya bindi byo kuvuga ngo genda tuba tuvuga ngo genda cyangwa se ngo ngewe ese ibyo bintu muzamuzumva mukabyumva gute mwemwe noneho reka tureke kujajinga babikora boramuka bikagucika kubera wenda bitewe naho wagiye ukurira zoramuka n'ingaruka z'ubuhunzi aho wakuriye se gute ntiwahakuriye uri umunyamurenge ndi umunyamurenge ariko noneho iyo wajanye n'aba noneho nk'iyo waje nko mu gihugu kiri muto
noneho ugakurana n'abana bavuga ca kirimi bazagira bakakurusha imbaraga kubera wowe uburi nka wenyine uvuga rwa rurimi bakageraho tayari gihe usanga nk'umwana atanonosora neza ikinyamurenge ariko akanonosora neza igiswahili. Jewe hari uwonzi uri kumva taguciye mu ijambo rakomeza yavuye ruguru ataragira hano ndango n'umwaka yego wazumubaza ngo wazumubwira ngo bite cyangwa se ngo namaki akamubwira ngo bite wamubwira ngo bite ngo ni byiza kandi iyo umuntu ayihata ameze imera uzumva uzabimenya ngo mumeze gute ngo turacomeye ngo turacomeye agashaka ngo ashiremo nyine ikinyarwanda naho bitari ngo wamubaza ngo ese yagiye he ngo yagiye ibyo se ni bikiyeme hari abantu nyine baza babivuga ariko ubu nyine bimaze kugabanuka ubu nyine abantu basigaye bari proud yo kuba bavuga cyane rwose kandi ahantu umuntu azapfira mu rurimi rwiwe cyane cyane za mbona ari nk'Igwanda niba ari uko nyine ikinyarwanda kiba gihuye n'ikinyamurenge niho nyine ariko nk'umuntu wavuye ruguru akamashikira muri Kenya atari ibintu yikoze tiyohengeka ikinyamurenge gihengeka noneho hari ababaye mu Rwanda bavuga ikinyarwanda hari ababaye i Burundi bavuga ikirundi ariko kandi muzamwe bivuga ariko mumenye ko twebwe gatari uko tuba tuvuga hari umusaza usarire niba twebwe ariko tumaze kumenyera nk'ikinyarwanda inza numva umuntu w'umunyamurenge uvuze ikirundi ari i Burundi kama numva birabangamye ngo ikiganiro ukamumva arabihengetse ariko nyine ntawo bagaya nuko ariho ubutuye hari igihe nyine wisanga ariko byagenze ariko kandi bagomba kumenya ko umuco ni umuco nico kiba cyatuzanya sico kiba cyatuzanye kugira ngo tugorore abantu baba bavuga ikinyarwanda uzumva bibabereye abarundi bavuga ikirundi kumva ari byiza natwe twavuga ikinyamurenge barabikunda kiratubereye ariko twebwe tugashaka kuvuga ururimi rwabo ziriya zose zanya zanja ngo wabaye umuturage ariko ubusirimu ni ukuvuga ururimi rwanyu ni ukuvuga ururimi rwanyu kandi gahano twebwe ikibazo tugira wavuga ikinyamurenge cyinshi hari cyano nza nkurikirana ituye muri Amerika ngo oya bariya mbabazi umuhungu gutyo ugira kadamu keja yego babaga i Burundi akagore k'inzo ndamuzi uzakomeze muri uwo murongo mutware bienvenue ico kinyamurenge ndagukunda ukwanje kose kandi abantu bavuye uzamukomeza ico kinyamurenge ari cyo uzokomeza abantu bavuye ruguru bagahitira nko muri za Kenya nyine cyangwa mu nkambi z'i Burundi baza bagera hanze muri Amerika kumva nyine ko baravuga ikinyamurenge kinonosoye ahantu abantu bazamugarira ni nk'Igwanda ko ikinyarwanda baba bari mu gihugu hagati ariko iyo bari kandi noneho kigiye gusa n'ikinyamurenge ukuntu kandi yewe kera tukagira mu Rwanda ukazuba ikinyamurenge ukamumva ukoze nk'igitangaza ukumva urababaye bakaguseka ariko nkubu nyine abantu bamaze kwitambuwa mugani w'abaswahili ariko kandi si bose baritambwa oya umuntu utaritambuwa nawe aracafite ubujiji nuko amuvuga ikinyamurenge ukamubwira ngo none baraguseka ko muri ukuntu mpamvuga timwamuvuga ikinyamurenge mpamvuga ariko uranyumvira nukuri baracaha iwe sabaye umuti kandi tikaza gashira habe n'ubwo kwihisha bingana gute turi kuri hari nkunda gukurikirana umuhungu witwa ngo ni Rugaju Rigene w'umunyamurenge akwaza avuga bya siporo amaze imyaka myinshi aba mu Rwanda niyo avuga azavuga ko yarezwe na nyirakuru mu Rwanda imyaka myinshi ejo bundi bari bahamagaye Scovia kuri bagira ikiganiro baza bacisha ngo ni ku Sport baramuhamagara Scovia sizo ko tubavuze nyine avuga ku makuru yo muri Kongo namubwira ngo ngugeze iwanyu kandi uriya n'umwana ndakeka ko ashobora kuba yaranigeye na primaire mu Rwanda segonderi nihakora ubuzima bwe bwose ni i Rwanda ariko nyine hari ukuntu nyine bakoze ku makuru ya Kongo yamubwira ngo ngugeze ngo iwanyu habe nubwo wowe imyaka n'imyaka yabaye proud yabaye proud yabyo yagize ipfunwe ryo kuvuga habe nubwo turi imyaka n'imyaka ura mu kahe gace habe nubwo turi imyaka ariko n'ubundi amaraso ni igitangaza ntiyo guhindura kandi muzi ko hari abantu bamwe bakigira isoni zo kuvuga ko ari abanyamurenge ibyo murabizi
aya ndango bakigira isoni noneho oya ndumiwe turababujije noneho muri iki gihe twaje kubahonya hariho Ni umuntu ukuri pe. wama wigira akama yiyoberanya ayiwe hari bamwe hano banatebeye mu banyagihugu none Akama ndarashaka kenera ngo kumenya ko umunyagihugu. uri umunya Cyane ari nk'abana umunya- cyane cyane nk'abantu ubwana bakiri bato. abana b'urubyiruko Abana b'abahungu b'abahungu hari bakama bakenera ngo yamagenda afate systeme yose y'abanyakenya ku buryo mutazomenya ko ari umukobwa ibyo bintu turabibabujije ubwoko bwacu mugende dusubire ku muco wacu nimba ari tuvuge ikinyamurenge twigisha abana bacu ikinyamurenge apana kuvuga dutegure generation y'ejo hazaza y'ejo hazaza apana kuvuga ikinyarwanda tutakizi reba nkanje ese ubu noherahe hari umufana wanje wambwiye ngo akunda ukuntu nza mvuga ikinyamurenge turamusuhuje ndamusuhuje cyane arambwira ngo akunda ukuntu Ikinyamurenge. nza mvuga ikinyamurenge kandi naje imyaka ngizi no hano mu mujyi ni ukuri ndemerewe kuba navuga ako Igiswahili. kakanyarwanda cyangwa igiswahili ikinyarwanda ariko kubera ko kugira ngo nawe utaba umuturage kubera kwanga kureka umuco kuri mureke guhindura za nama mvuga ahubwo nje ngiye ikinyamurenge kwikosora utwo nakaza mvuga Naje tw'ikinyarwanda ndatubwira. kandi nza nkumva nawe ariko ga narahaciye n'ingaruka zo kuhaca ukamuramutsa umuntu ingaruka zo kuhanyura mumeze mute ngo mwarage ayiwe yewe ntibikubere yewe mwinjiye muri topic umunsi tugezeho abantu ikiganiro ko kari akantu Ariko mana k'agaciro yanjye. kuragira ngo iyi iroroshe n'iyindi yoroshe ko turabwira abantu ko ni umuco watuzanye aha ngaha tuba twasize ibintu byinshi bidukeneye tukaza hano rero twinjira muri topic yacu kugira tuyivugeho nayo bukeya hanyuma tuze gusoza ikiganiro dore ko kinabaye kirekire kirambira abantu umuntu yategera akabanza kera akabara arirukankisha ntagisohoza ariko iyo kabaye kagufi n'abantu wenda bagira umwete cyane wo kugakurikirana rero ikiganiro cyacu cy'uyu munsi tugiye kuvuga hejuru y'abakazana na ba nyirabukwe imibanire yabo dore ko hano noneho mu kazana iraremereye reke tuyiremereze dore ko hano noneho basigaye bakora amakwe cyangwa se umukobwa yashakwa akamushikira mu nzu yiwe biriya bintu mubona bitaza bigira ingaruka zirahari zarabaye zirahari nizo tuje kubabwira noneho nitumara baravuga ibintu zo kubana na ba nyirabukwe ngo twagize imana dutandukana nabo noneho nituvaho turasubira tuvuge kandi hejuru y'ukuntu ibyiza ukuntu twashakwaga njyewe nashaka ibiri iwacu ukuntu twashakaga ukamushikira umwanya ko bukwe utazi habi niko buko agatangira akakwigisha akakujya ku mwana ariko hano abagore bari mu gushaka abakobwa bari mu gushaka bagahitira mu mazu yabo ugasanga umwe ntazi no gucumba nigeze kumva ngo hari umugore basubije ngo nabanza agenda aje kwiga gucumba ngo namarangiza kubimenya ngo azabone kugaruka ngo kubera ko yaratashe nyine ibintu yatahanye byose byama bipfira mu nzu akamagura umugati mu gitondo agateka icyayi saa sita agateka icyayi nijoro umugabo aramubwira ati se yewe ukuguzanyicisha inzara inzu yuzuye ibiryo cyangwa umuceri atetse gutya bari umugore yagaza kuri umugati n'icyayi kandi murabizi ko ubwoko bwacu ibyo biryo ni nkaha nta mbaraga zibigira noneho umugabo akamubwira ati se yewe inzu yuzuye ibiryo uramukomeza ungaburire umugati saa sita umugati nijoro umugati mu gitondo inzu yuzuye ibiryo uku ni ukuvuga gute rero izo nizo ngaruka zose twari tugira ngo tuvuge ahangaha nonaha ngaho kariho ufite ijambo nakomeza ingaruka ya mbere niyo wari uvuze ni ukuvuga ngo abantu bagihitira nka ba nyirabukwe yakaza kwigisha icya mbere wabanzaga kumenya umuco wo muri urwo rugo noneho ukamenyaga ngo so uko akunda iki yanga iki nyoko uko akakubwira ati yewe mwana nuzoje kugira ko so uko uzugira guki so uko yanga ibi ngibi habe n'umugabo wawe yenda umugabo wawe akunda umutsima woroshe cyangwa akunda umutsima ukomeye nyoko uko yagaza abanza agacumba nawe gukareba kumbe baza bacumba umutsima ungana gutya ukabagura bibonye ukamenya ngo yangiza imboga izi niza kumva ukamenya ati mwacu baza bateka zino mboga kera gakukabura gakopeye kuri nyoko yenda atabivuze cyangwa ukabirebesha amaso aho
imirimo yose yo mu rugo hariyo yenda iwanyu hari ukuntu yenda mwakaza mubikora yenda tuvuge we wavuye mu miwunda wisanga ku ndondo ni ibintu bibiri bitandukanye uko mu miwunda babayeho siko ku ndondo babayeho uhitiye mu gihugu cimbeho ibiki nyoko uko bakamatangira kakwerekera n'imirire iratandukanye ugasanga amata ari makeya ugasanga ibo yenda iyo bagiye kujya bazateka icayi kandi iwanyu mwebwe nta cayi mwakaza muteka urumva izo nizo ngaruka zagiye ziba noneho nimba ubu nyine ugiye ukamuhitira gusa mu wawe n'umugabo wawe hari abantu bazavuga ngo muri fiançailles ngo umugabo aba yarakubwiye ngo uzakunda yego muba muziranye ariko ntabwo aba ari 100%. hari n'igihe yaguhisha ibindi ukabibona warageze mu rugo rero ugasanga habayemo ingaruka yo gusenya nk'uwo ngo waruduhaye urugero wasenye urugo akiri umugeni kubera kutamenya gucunga iyo abanaga na nyirabukwe aba yaramwigisha akamwerekera ati uzugira gutya na gutya iyo niyo ngaruka njewe kera nari mbonye cyane ngaho wacuga nawe natanga ikindi yego noneho mwagiye muvanga ingaruka ni icyiza noneho ngewe noneho nje muri iki gihe abantu dushobora kuvuga gutyo bakavanguza n'ibya kera reka tuje mu mujyi dore ko turi mu mujyi turabona igihugu ariko tuzakibona reka tuje mu mujyi tuvuge wenda twese twashakiwe mu mujyi n'urugero urashatswe tuhitiye kwa nyoko bukwe ugeze mu rugo rwawe ufite imyumvire watahanye iwanyu wenda mwanyu nk'uko mwabivuze mwamwaga icayi n'umugati mu gitondo umugabo aho yakuriye iwiwe iwabo iwe yaryaga wenda icayi cyangwa ntiyaryaga icayi nyina yabyukaga amucumbira iwe ntiyabyukaga anywa icayi noneho hari caprice ushikanye mu rugo rwawe icyiza rero cyo kubana na nyoko reka mpazirize ku ciza kintu ca mbere uba ugomba kuzana discipline yo kumva wakuye iwanyu kugira ngo ubane nyoko bukwe ugomba kumvira ugomba kuza uri umuntu ushaka kumva ari abantu bamwe batazakenera kugendera ku akamakena ngo agendere ku mahame ntibamukosore yeme nukuri muzamwemera gukosoreka ni byiza nta muntu undiga kubanza kumenya imico yabo ko ndavuga abantu bo mu mujyi azamakenera ngo niba yakeneye gukora kino ntiyagira umuntu umukosora reka mvuge noneho iciza cyo guhitira mu babyeyi ari nubwo mutobana mu nzu mukabana mu gipangu mu Rwanda bakunda gusanga umuhungu afashe inzu agashira nyina mu ruhande rwiwe bakegerana ikintu ca mbere ugomba kubanza kwiga nubwo utarakuriye iwacu ugomba kukiga kwanza kwemera gukosoreka nta gitugu kizokura ngo gisumbe ijosi ukiga ukamenya ngo nyoko uko niba akubwiye gutya kamwe ati umuhungu wanje ndamuzi uzumenya ko amukurusha aza arakara vuba kandi arakazwa n'ubusa tuhita uvuga ngo kera ngo maboko atangiye kunyinjirira mu buzima ngo si ubuzima bw'umugabo twembi biratureba cyangwa ngo kuko arinjira mu buzima bwacu gute ngo si byo biramureba kera mukamamu w'abana iyo twatuvuga nk'uko mama wawe dushobora inama nk'umubyeyi ariko yapfa kukubwira wowe ukamuzumvira nkiriye tese uko kera yinjiye mu buzima bwanje gute dushobora kwiga kubana n'abavyeyi dushobora kuvuga ngo imibanire iri hagati ya nyoko bukwe n'umukazana abantu bakamatekereza ngo bagiye kuzana bya bindi bya ruguru twaje no mu mujyi umubyeyi w'umugabo nawe afite akamaro nubwo mushaka dusigaye tubegezayo simvuga ngo ni wowe ngo cyangwa ni jewe hari ukuntu dusigaye tubegezayo tuvuge wenda mwaturanye akakubwira ngo umugabo wawe akunda gutaha bwije tibikakurambire yego ariko nta yindi ngese agira azava mu kazi akaba yoca mu dukaritsiye agatinda ariko umwana wanje akaza akambwira ngo akaba ari je umutekeye ikintu ca mbere tugomba kwiranga dushobora kwishakamo twego abagore batoya bo mu mujyi nukumva apana kumva ngo niba nashatswe ngo ndihagije nukumvira umve ngo nurugo rwanje ngomba kurutegeka uko ndubonye ugomba guhereza nyoko buku umwanya ugahereza baramukazi bawe umwanya ntutekereze ko kera ari uko kwinjira mu buzima ugahereza bakeba bawe umwanya ntutekereze kera ko ari uko kwinjira mu buzima ibitekerezo zacu byarapfuye n'umuntu keraje kukugira inama uzamva ngo yagusuzugura niki twabaye ivyo bitekerezo ni byiza ngo wayiwe nguko se ngoje kumbwira iki banza wumve runaka afite ica kurusha kera kandi ni wumva kwakugira inama mbi banza uyicencure ariko umutegera umwanya kandi umwereke ko wamwubashe icyo ni ingaruka za mbere zo kutabana n'abavyeyi kandi ukaza ufite yawe myumvira ukamuza kera ngo mabukwe ni mu tarakwereka ububi ariko ukamuva iwanyu kera wararushe mu mutwe kera waravuze ngo ni umuntu mubi kujya umuvyeyi wese umugabo wawe ntiyo kwemera ko nyina ari mubi kandi guteze
ni kuko Heza utokwemera mushimwegereze ko mama mikrofone. wawe ni kuko utokwemera ko mama wawe ari mubi nawe niko atokwemera ko nyina ari mubi rero ukwiriye kwitwararika mu gihe uvuze ngo ukunda umugabo wawe ukwiriye gukunda na nyina n'umwangaga rwa rukundo umwubahire uzoba rufashe nubwo utoba umukunze ariko nyine ukagerageza kumuha respect nyine kugira ngo wubake umuryango neza cyane nta muntu aba uri mwiza 100%. Noneho reka tuvuge ga n'ingaruka z'abamabukwe zo kubana nabo ni ababyeyi turabubashe pe nkuko n'umukazana wa mama nawe yoza kuvuga mama nawe afite umukazana noneho mabukwe hari igihe muzamubana noneho wasanga ni wa muntu nawe umaze kugira imyaka iri hejuru wasigara ukora ikintu kikama kimubangamira kandi nawe uri mu rugo rwawe ukwiriye ubwisanzure tuvuge wenda urashatswe utakenyera buri niyinga hano turi mu mujyi titwirengagize ko hari abana baje mu mujyi kandi bakeneye kuba abanyamurenge kuba umunyamurenge si ugukenyera buri niyinga wambara wikwize yego nubwo abanyamurenge turangwa no gukenyera ariko ga tugombaga kunyuzamo twera ko umuco urakura cyane umuco urakura noneho ugasanga wenda ntukenyeye buri niyinga keranye koko kaza akakubwira akabikubwira rimwe noneho utabyumva nyine bitewe n'imyumvire yawe wowe kuriye mu mujyi irya kabiri yaza kera kujya ni exaggeration ababyeyi rero mugomba kumenya ko abana baje nabo mu mujyi niba umubwira rimwe utamwemera ukamureka kibiruka cyane aho kugira ngo ukomeze umubwire kujya kera uwa utangira kure mu rwango hagati yawe nawe kera babatese mabukwe buri musozi ahora ambwira ngo ngire gutya kandi nunabire kuzobiretse ku gatuti kiwe tubiretse ku bw'ubushake bwawe iyo ni ingaruka ya mbere ababyeyi nabo batugaragariza iyindi ngaruka batugaragariza ababyeyi nyine itari nziza wenda ni igihe ukora ikintu cawe mu mwanya wawe ushakiye utekera umugabo wawe amasaha kandi ntazareka kurira ku gihe hari ukuntu umugabo azava mu kazi niba avuye mu kazi saa moya azafata iminota 3 yo kuruhuka cyangwa 10 ariko kera umubyeyi bikamba bimubangamira ngo ntarakugaburira agaragaza ko amukunze kukurusha kandi wenda umugabo wawe ntibimubangamiye hari uwigeze kunsetsa arambwira ngo umugabo akunda capati cyane yavuye mu kazi hakiri kare aravuga ati banza umpe capati ndye nimara ngeraho ngera n'ingaruka urabona kuncumbira ariko nyine abimubwira bari bombi batari kumwe na mama we mama we arebye ukuntu umugabo avuye mu kazi amuhitije kuri capati yamarakara ariko abana b'iki gihe kuragaburira umugabo uvuye mu kazi capati kandi bafite ukuntu wenda babyumvikanyeho yego nyine umubyeyi nawe afite izo mpungenge ariko tiyabaza umukazana ngo amaze tese kwereka kino kintu gikoze akimusobanura mubwiye ati ni impamvu niyi kera mamwishiramo nabi ngo azayita ku mugabo kandi ari ukuntu bamabukwe akunda kubona ko tuzatwita ku bagabo cyane kandi wenda mufite ukuntu mwabyumvikanyeho n'umugabo wawe tibimubangamiye muruzuzanyije ariko iwega niba ari kakantu nyine k'umwanaga wiwe akamabona ntumwitayeho umugabo wawe yagaburira umwana kumugaburira kandi abikunze bivuye ku mutima atari kuvuga ngo ni agatuti kawe nyine niba ari agatuti mukecuru bikamurakaza gusa ni ukubera iki ngo azagaburira umwana ngo nyina ahari kandi wenda hari ukuntu umugabo aza kurusha cyangwa ngo aya masaha ibyoga narimvuze ngo wari uri he ni byinshi ariko cyangwa ngo ukungo aragenda atariye mukamusanga nyine byamugoye hari uku ni impungenge za kivyeyi ariko nyine hari aho bigera ukabona zarengereye ariko se ko atabakwitayeho gutyo abakwitayeho wa mugabo urumvaga wewe uri umugore uri mu rwawe ni nk'aho gakera waracutse ariko ni ukuri hari igihe ubona nyine ukabona byakabije kandi ni ukuri nibi tuvuga ngo abantu basigaye bahitira mu mazu yabo nyine uruhande rumwe ni byiza urundi ruhande ni bibi hari abantu baruhutse nyine nkaruguruza numva ngo ruguru bakazabafata nabi abantu nyine batari beza abantu bose si beza rero urumva nk'ico hari abazungukiyemo ko ubu nyine mu mujyi abantu basigaye bahitira mu mazu yabo hari abazungukiyemo rwose kandi birakwiye ko umuntu nyine akomeza gukunda umuryango yashatswemo hari abazashakirwa no mu kizungu uvuza ko kandi unibuka kandi niba ari bayiniti bakavuze baravuga ngo se nukubera iki musaza wawe azaza gupanga iwanyu ukamwihanganira kandi nawe ari umunyamafuti ariko noneho murumuna w'umugabo wawe yaza gupanga iwawe akakubera umuzigo niye mpamvu usanga umubano hagati y'umugabo yaba umugabo wawe nawe hari itandukaniro kandi mu kinyamurenge akagombye kubaha abo mu mugabo
niko abanyamurenge badutoza aho tuzi ubona haza haba nk'igihe nyine nk'umuntu wo muri famiye y'umugabo wawe agwara abagore bene abangaba nyine badakunda imiryango nibo duha tuvuga sinzi ko bahari ariko bashobora kuba bahari ukamusanga umugore yumva nyine ko iwabo wenda nka mama we cyangwa papa we cyangwa umuvukanyi we yarwaye cyangwa yagize ikindi kibazo ukamusanga yahagaze kubera ari umuvukanyi ukamusanga yahagaze kubera ko ari umuvukanyi yagize stress ntahayaha umugabo amahoro ariko rero haba ikibazo cyabaye nk'iwabo w'umugabo yamubwira ati bimeze gutya na gutya na gutya umugore akama turushaka no kumvaga uko hayakubwira none se uratanga ifaranga urazifite ukamuvuga ngo se none biragenda gute hari story numvishije ndagira n'ubundi n'aba youtubers bariko bayivuga bari kuvuga nyine ibintu byo mu miryango hari umugabo umwe yabwiye umugore wiwe ati mama yagwaye mama yagwaye iwe ahita agira ngo ni nyirabukwe ati none tuje kumusura kwa muganga umugabo ati tugende ku isoko turebe utuntu twokwitwaza tuje gusura mama umugore garagiye ko umugabo yari afite amafaranga yari umukire baragiye barashopinze yamagura utuntu dukeya nyine tudafatika kubera yagize ngo ni nyirabukwe yagizega ngo ni nyirabukwe ageze yamasanga ari mama wiwe yamakubitwa n'inkuba nk'igihe gawe kavuze ati iyo menya ko ari mama twaje gusura utu twahashe ni ukuvuga ngo icyo uza wumva ukorera mama wawe uzi ugikorera na nyoko kandi n'ubikora nabi yewe ko turabyara tuzi ibiri imbere bizakugaruka amahame yanjye umuntu mbitekereza umugore w'umunyabwenge nyawe ufite ubwenge ushaka kubaka agomba gukunda aho yashatswe kurusha aho yakunze iwabo ntibafite kukwanga iwabo ni mu maraso umva tiwohanga nyine niho wakuriye ibyo ni nkihame niko umuntu yovuga ariko gukunda aho washatswe ni gukunda aho washatswe rero urabyihata nubwo wasanga aba bantu nyine atari beza ubwira ubwenge bwo kubana nabo ukabyihata kabisa ukabiyumvamo habe nubwo zaba bimeze gute habe nubwo uri muri situation imeze gute ukabiyumvamo ukabakunda nibyo byiza nibyo biranga umuco wacu w'abanyamurenge kubera ko hari abenshi batawuza usanga nyine iyo bashatswe ugasanga ni nkaho tibahakunze ntahitayeho baza bahagera nuko ariko gukunda kuriya ahantu washatswe ni ibintu by'ingirakamaro cyane ni n'iby'ingenzi hari n'igihe wasanga umuryango badakundanye ariko ukabikira cyo gutuma bakundana cyane cyane kabisa rwose ndango twosoza ikiganiro ariko ndumva twasoza kuri iri jambo twavuze hejuru y'abakazana na bamabukwe imibanire yabo iciza cyo kubana nabo n'ingaruka zo kubana nabo birashoboka byose birashoboka kugira iciza n'ingaruka birashoboka noneho reka dusoze ikiganiro tubwira abantu iri jambo buri muntu avuga byibura ibintu bibiri biranga umugore w'umunyabwenge uko ubitekereza biranga umugore w'umunyabwenge namara yisuzuma rebe tese kino kintu uko batakemvuzeho reka nishakashake ko umukazana iyo yagize ubwenge cyane iyo yagize urugo rwiza azageraho na nyirabukwe akamwerera imbuto niba atari wa muntu mwiza kandi namabukwe nayo yagize imbuto nziza azageraho umukazana nawe akagira ute akamwerera imbuto agakiranuka mbese kubera nyirabukwe yamubereye umuntu mwiza wenda bavuga ibintu bibiri biranga umugore mwiza hanyuma dusoze abantu uko ubitekereza umugore w'umunyabwenge ubundi nyine arangwa n'ibintu byinshi ariko icambere nk'uko watangiye ubivuga ubanza kugira nyine kubaha ubundi kera abantu batinyaga ba sebukwe na ba nyirabukwe noneho nkaba nje hari demayi wanje washakiwe ruguru nko kuvuga ngo arangije papa hantaciye yahitaga ashaka inzira itamuhuza nawe kure ni uvuga ngo ubu nyine byarashize hari bamwe bazamakenera nko kubyorosha ngo nje ngo data bukwe ngo ni umujama abanyamurenge tibibaho abaye umujama ngo twebwe birakwiriye yego no kuba mwoganira nk'umubyeyi ni byiza ariko iyo kera byaje ngo ni ubujama
ntabwo ari byiza hari umugore umwe numvisha ashima ngo ashimiye isebukwe ngo ni umujama ngo ni umujama we ngo baze bavugana cyane Tafazari turabahujije so uko abaye umujama gute naho muramu wawe abiki byibuze muramu wawe birumvikana mu kinyamurenge ariko nko kuvuga ngo so ukwe ngo ni umujama nyine habaho kubaha ushaka kuba umugore w'umunyabwenge urabanza ukubaha ukumvira ukareba nyine mu rugo washatswemo uko byifashe ikindi ukagira urukundo kuri iyo rukundo ni fondasiyo y'ibintu byose habe na bibiri z'urutindaho wagize urukundo urugo wubaka neza cyane rwose kuko anje ruhande ndumva ari ibyo bintu ingenzi niwe arakoze cyane hari ikindi wongeraho oya ingana bivuge nimara naje mbivuge dusoza ngaho vuga banzuvuge yewe ndumva mama Kezi yabivuze byose ubwiza urukundo ukagira no kubaha ubu uri umugore w'umunyabwenge no nanje reka nshireho bezazo kuko ndumva izo ngizo ari nka fondasiyo umugore w'umunyabwenge agomba kurangwa n'isuku umugore w'umunyabwenge agomba kurangwa na gahunda abana biwe bakamenya ngo aya masaha tuba turi mu nzu aya masaha mama bahishije icyo kintu iyo ufite umwana wafashe discipline muri ubwo buryo abikuba bavuze ati bagira nyina w'umunyabwenge kandi ikindi ni ukongera cyanyuma umugore w'umunyabwenge agomba kurangwa no kwakira neza abashitsi ni byinshi tuzana bibategurira wenda niba ari ntacyo bitwaye tubazane niba ari 200 tubibazanire nga nawe soza murakoze ni ukuri ibyinshi tubigize ngo tubivuge ni byinshi umugore nyine arangwa n'urukundo umugore akarangwa n'ibyishimo umugore mwiza akarangwa no kubana n'abantu bose amahoro akuzi wa mugore ugira abantu bose abanzi yahura n'uyu ngo nzi tuzaduhuza yahura n'uyu ngo nzi tuzaduhuza ukamwumva kera atangiye kuvuga utuntu tutari twiza ariko buriya umugore nyamugore ni umugore wakira abashitsi mu rugo rwe neza apana kwakira abashitsi urakaye uri guseka rero yeme tugana ku musozo ibiganiro byacu nakagaruka ciao ciao.